Previously on Season 2 Episode 9. Icyo utamaye nicyo utari ufite, sibyo? Ndanabigushimira cyane, ariko ubu ngubu ikintu sinagusezeranya ko nahita ngukunda n'ino situation ndimo. Wenda nazi birangoye, ndi muri situation nanjye itanyoroheye. Kunda biragoye. Kugukunda si cyo kigoye, ahubwo situation ndimo. Ariko ntabwo nari ndi kure, nari nagiye kubonana n'umudesign uzandodera ikanzu y'ubukwe. Yego, niho mvuye cyane. Cyane twabonanye, yaragiye kumfata ibipimo. Nari ndimo nitegura, ubu ndagiye, ahubwo uriya numvaga uzakuba waraje, ariko iyo mubwire ko buriya jibura nari biryanjye, sibyo? Usibye ko wenda ushobora kuri kumwe n'abakobwa bari abagenzi bawe mukorana bagashaka kuyobya, ariko ntasa ikintu kimwe nagutwara. Oya. Okay, good. Buri ugendeye ku bipango yanjye giye. Nkabikora hano. Ntabwo nakereza yuko byari kuba byiza. Hello. Jesus. Bravo. Yo, Sidi. Sasa. Oya, na. Mbitse. Kubona atari byo. Bravo. None se. Meze neza, nta kibazo. Aho umeze gute? Yo. Simurikere. Ntabwo sinzi ko gusubira. Uraho neza. Wow. Yesubiye. Amakuru yanyu. Cedric, twarakubuze, twaragushakishije ahantu hose. Umeze ute? Meze neza, umeze ute se? Cyanjye ndameze neza. Ndabizi mufite byinshi byo kumbaza. Nanjye mfite byinshi byo kubasobanurira. Cedric, usko twatuzi ko wapfuye. Oya, nta. Twaraguhize dushyiraho amatangazo twirwa tuvuga muri mikoro. Tumeze neza. Umva mbabwire mbere yuko tugira ibindi bintu tuganira. Ndabasabye cyane cyane mu gihozo. Hano ibintu nta bintu bikigenda, ibintu byose byarazambye. Ahubwo tubanze tumwumve. Nta muntu umwe nifuza kumenya yuko ndaha. Nari sumwihorere umbabarire. Yo ndakwihanangirije. Kami. Ntazagira umuntu umenya ko ndanga. Mureke banze nkore ibyo ngomba gukora, ubundi bindi tuzabivugane. Nzababwira igihe muzabivugira. Sibyo? Yo. Ngende umva umuntu uri kundya pe. Oya. Ndagusabye, ndakwinginze. Alice ntagomba kumenya ko ndaha. Uyu nkuru nziza ko uretse na Alice nta muntu ugomba kumenya ko nakandagije ikirenge hano. We nta kibazo tuzabivuga. Yari igitekerezo n'ubundi nsa nkaho nari nagize. Nari ngiye gushaka umukiriya w'iriya company. Iyo ushaka umukiriya w'iriya company, ndifuza ko nimara kubona kuri ubukwe na Alice nagurisha company tukigira hanze, nkajya no gusoza amashuri, cyane cyane ko ibyo nari ndimo niga ibyo by'ingirakamaro cyane. Ntekereza ko bizamudufasha kugeza wenda no mu misazire yacu nzakura ubumenyi bukomeye. Nifuza ko byibuze nimara kubona kuri ubukwe na Alice nabitekereje nsanga nkwiye kuba nasubira hariya nsoza amashuri tukajyana. Ibintu byo gukora ubukwe nagize ngasiga umugore hano, nkongera ngagenda ngajya kwiga, ibyo ntabwo mba numva bitari sawa cyane. Okay. Wabivuze ukuri ngo wabitekerejeho cyane. Ariko se nanone hari igihe ushobora kubutekereza ikintu uzi ngo ni cyiza pe, ariko wakigeze kundi akakumvisha ukuntu atari cyiza. Nanjye nibyo ngiye kukubwira. Hanze warahabaye urahasi. Urabizi ko hari ahantu mwajyaga mujya no kugura ukabona umuntu ari kuguha ikintu n'amafaranga uri kumuha yawe, ariko kuri umunyamahanga ukabona nta kwitayeho ukuntu. Ndabeshya? None ikindi buri iwanyu ni iwanyu, wakora business iwanyu. Ndabasabye. Uziko Sharama asigaye tuyobora. Niwe umusize. Ahubwo se abayobora ati ndabona hanga ibintu byose byarahindutse. Umva byarahindutse, yazanye n'abandi bakozi bakuru bashyashya. Nibyo. Abandi yarabirukanye. Bose yese abajyana wese twebwe twenyine. Ibintu byose yarabindaguye. Bagurukana. Ko rero umuntu ingaruka zari kugeraho cyane.
ukorewe amaraso yanjye. Ntabwo byoroshye ariko wibanze umire neza ndabona n'ibipfuko ku mutwe. Ni ibibazo. None se barakugonze? Oya mfite akasebe hano ariko karimo gukira. Baguteye icyuma se? Ni story ndende gihomba barenda gusaba. Nari nyuze ahangaha kugira ngo ndebe ibyo ari byo. Sinifuza yuko hari umuntu waza kunsanga ahangaha dore nje no masaha y'akazi. Ahubwo nje nikandagira mvuga nshobora gukubitana na Sharon hano. Oya nta kibazo ndakubwira amasaha yose aba adahari ucyuza mu kazi. Twari tumukumbuye. Nawe nimba kumbuye cyane. Uze twongere dusubize ibintu byose. Warananutse ntabwo gisa neza. Nagakirya kubera Sharon. Ibiryo ntabwo izere ko nta kintu kigera ku nzoka. Wabyihoreye kutabizi kuko ari ibintu bikomeye. Mwasigaye ari imbe bundi akabipusi. Uriya muhungu ni ikinyamaswa aho narindi narimo ntekereza ukuntu mubaye ukuntu mumeze ukuntu mufashwa ubuzima bwa kampani. Kampani yo nta buzima gifite. Imeze mu mazi abiri. Nicyo gitumye ngaruka igitaraganya. Ndashaka kongera kubisubiza ku murongo. Mwe mu mwanya gusa umbabare ibyo nkwihanangirije uzabizirikana. Urasa neza wagira ngo mana Gihoza ko Gihoza atajya ahinduka. Gihoza ceceke. Oya agomba kumira. Sibyo? Njye urabizi ko nta nzamubwira hari ibyo ndimo gupanga ibyo nteganya gukora mu mbabarire mu mwanya gusa. Sibyo? Sinzi impamvu uvuga ngo wagenda gukomeza amashuri. Eske kisi yabaye umudugudu umuntu yigira ahangaha akigira online ibintu bikarangira uta umuryango wawe umaze kugira ibikorwa byinshi ahangaha. Kampani yawe irakomeye abantu bose barayizi. Nta muntu utayifuza gukorana nayo. None ngo ugiye kuyigurisha ngo ugiye hanze mu mahanga wayo. Kubera iki? Ibyo kwigira online hari ukuntu mba mbona badakurikira neza kuruta umuntu abayibereye. Cyane ko ndi nahari wenda cyo no kuba nafungura n'indi kampani yari kandi gakomera cyane ko kampani zo hanze zikomeye cyane byanyije n'izina. Ariko ujya gutangira bushyashya kubera iki? Kubizi gutangira ubuzima bushyashya ari ikibazo. Mu gihe wakakomereje ahanga aho ukagura amarembo ugiye hirya. Ese kuki turindira ko buri gihe tuzajya kukirira hari arya kuki tutakire hano ngo tujyane amafaranga tumaze gukora ahanga tujye kuyashora hari. Kuki tutegeze kuba ari bo baza gushora ahanga? Kubera iki? Ubuse imbaraga igihugu cyagutayeho. Ugiye kuzireka ngo ugiye gukomereza hari. Kubera iki? Hari icyo bita kurahura ubumenyi. Narahura ubumenyi yewe ntekereza ko mbaye nahakura experience kurya ngarutse ahangaha hari n'indi mpinduka nahagarukana. Ntabwo ari igitekerezo kizima. Okay, sinakubuza ibyo washatse gukora ariko do ma part ntabwo ari igitekerezo kizima. Hanze narabaye urabizi ko ngiye kenshi ariko ufite ubushobozi bwo kuba waba umushoramari wayishora mu gihugu cyawe. Kubyumva amahanga arahanda nimba utarunabizi. Nguvuga ngo ibintu byambayeho ntagahumamunwa. Nagize gutya nkanguka ndahantu ntazi mu maboko y'abantu ntazi nambaye bande igisebe wanga mfite igisebe wa muntu byari ibindi gusa nagize amahirwe nturagurwa n'umuntu ufite umutima anyitaho ikintu kirenze kuruta ibindi nuko nakambutse ibintu byose narabyibagiwe naje kongera kwibuka nyuma. Wa muntu we ariko ikimbabaje no kuruta ibindi byose mu buryo nizeye Alice akantenguha kandi nkeka ko Alice ashobora kuba yarangambaniye we nashobora kugira ngo barye kampani yanjye kuko nta niko bimeze nta kundi. Ntabwo ariko bimeze nta nubwo agakwiye kuba gutekereza gutyo kuko Alice ntabwo yigeze amenya yuko watanze kampani yabimenye nyuma yawe. Oya ngomba kubanza nkivuganira na Alice ngiye nawe visa turebana. Ndabyumva biracyagukomeye ariko mu by'ukuri Alice nta kintu yarabize. Sharon mwari mumeze neza se? Tumeze neza nta kibazo wose. Karibu cyane wacu nanjye meze neza ndashima Imana. Byiza cyane. Hanyuma rero Sharon ngo ufite amakuru atari y'uvumbi. Noneho Sharon nutama miliyoni ahubwo se ubura mu miliyoni imwe ra mufite amakuru rero fora n'iki noneho mufitiye makuru.
Amakuru ameze gute? Nyine banzu iyo fura ni iki ngiye kukubwira. Ikibazo mbwira. Sikomeza nk'umuntu unaniwe. Nturi kunaniza ubwonko wakambwira. Umva rero amakuru ngufitiye. Uzi ko nagiye kubona mbona Alice umva araje numva none ari no kuvuga ngo avuye kwipima ikanzu y'ubukwe kuko nari ibintu biryoshye umva none ukora ibintu biryoshye ikanzu y'ubukwe mariage birabaye miliyoni rero mpesa shira umva amakuru mba nkuhaye kuri yanjye rwose abari ntagereranwa abari ku murongo bafite ibihamya nka sa Urumva ayo makuru y'iragwera miliyoni. ese ngo atari amakuru meza Sharo ashobora kuba yarabyigirishije gutyo kugira ngo batamukeka. Imipango ni imipango kamwe. Ashobora kuba yarabikoze kugira ngo mutamukeka mukaba mwamu. N'ubu ntabwo ndabyumva. Ubwo nyine ubwo waje ubwo wenda turaza kumenya ukuri ko ariko gusa ngiye icyo nari nzi cyo ni uko Alice ntabwo nigeze mbimubona iyo mico pe. Alice yitangiye buri kimwe cyose umunsi wagendaga nawe yari yarasaze. Ntabwo yaba coincidence ukuntu kampani yamvuye mu maboko ako kanya deja nanjye agahita anjugunya kanyanga agahita hinduka completely. Kamwe bishoboka bite? Bishoboka bite kamwe? Bishoboka bite? Birumvikana ariko wenda uzagira umwanya uganire nawe wumva icyamuteye. Nyibwira uko wangamwiza. Biradogereye. Kampani mwiza. Ubwo muri amahoro sava. Turi amahoro. Na Trisha yaraje. Trisha yaraje? Ahubwo muhamagare none tuvugana kuko afite ikintu cy'ingenzi cyane nkeneye. Muhamagare. wari se yaremeye akajya kuri Kamubaza ikibazo kimwe. Nyine twavuganye ko nyine amakuru ya hehe. Twavuganye ko ugomba kunyemereza amakuru ya hehe. ku kazi. None iyo kanzu y'ubugeni yaturutse muri kampani yaturutse bihuriye n'akazi. Ibyo bihuriye n'akazi. Nyine nuko Ndagusabye amakuru yo mu kazi. Ntabwo nagusabye amakuru y'iwanyu. Uri kubyumva? nyine nuko mbona Miliyoni. nyine Ariko numva ukunda amafaranga kuruta ubuzima bwawe aho ntuzashiduka wapfuye uri kwigomba amafaranga. nyamara mba numvishe buriya kandi ndanumva cyane ngiye buriya dinyoza cyane mu kumva. Twemere ko ufite ubwenge bwaje kugera. Bino bintu maje kubwira inshuro zingahe? Sinzi. Maze kumbwira inshuro nyinshi. Ndagusabye amakuru ya hehe? Ku kazi. Ntabwo ndabona tubye amakuru ya hehe? Hano mu rugo. Next time. Ntukanyuranye ibintu. Utazashiduka umwenda wo hasi wambaye ku mutwe kubera kunyuranya cyane. Uranyumva? Nibyo. Wajya n'umuhamagara Alice. Niwe ndi kubwira. Okay. Nasanze ibintu byinshi hanga byarahindutse. Amprasuma y'ibintu. Anyway, iyo umuntu adahari biba ari ibibazo. Byarahindutse cyane. Ahubwo se ku mutwe bimeze bite? Shabye bare ni inkuru ndende kamwe ngomba kwicaza kuganiriza. Trisha. Hi. Boss. Ça va? Bite. Ça va. Urugendo rwagenze rute? Urugendo rwagenze neza. Byari bon. Meze gute se mwe? Ntaturaho. Nawe ugiye kumbaza ku bya bande nambaye. Zabasobanurira tuzafata igihe basobanurira n'ibintu byinshi cyane ntavuga mu minota 2. Ahubwo se ntukirwaye amaso mbona no rinete ntazo wambaye. Muri Korea bamaze barira. Nibyo. Ahubwo se utararengaho nzi ko Sharon nta kintu kimwe azi kuri contract
zo muri Korea iradire muri Korea Sinabizi. ntabwo mwari mwafinaliza contract good Twanze kubikora kuko utari wakaje ariko ubwo waje dushaka kwita tubishira mu bikorwa. shase ko nabonye uyu mugabo nabonye ntazi ukuntu bimeze impapuro zose naramuhaye kampani naramweguriye wagize ngo ariko hagati aho ngaho nukuri reka mbasaba imbabazi mfukamye nabaye umu egoiste ndikunda nirebaho wenda Christian yari ahari ntabwo bizi ariko Kami nukuri urukundo rwankoresheje amakosa mumbabarire twarakoranye dukorana neza uyu ni mushiki wanjye manager wanjye mwiza nukuri mumbabarire basabye imbabazi nta mpamvu yo kujya muri ibyo byose wi excuse bigeze aho ngaho kuko biriya ni ibintu bisanzwe bibaho mu buzima tubikorera abantu dukunda ariko yaba bihaga agaciro. Ubivuze neza ariko erega n'ubundi reka mvuge ikintu kimwe sinzi impamvu utabibona kubera ko buri ikintu abakurambere bavuze nta hantu hacikira ibintu ababyeyi babonye twese tutarabasha kubibona kandi ko bavuga ko abakurambere bari bakure nta kwibeshya kugeze kubona urakubyumva bisobanuye ko n'ubundi ibyo wigiraga byose wari uwanjye indege ishobora kuba igiye i Burayi ikabanza ikagenda ikagwa muri Ethiopia ikongera akazamuka ikajya i Burayi wari ubizi ibyo ngibyo uvuga ko rero ibyo wakikora byose ibyo wazengurukamo byose n'ubundi nari mbizi ko bizarangira ugarutse ariko n'ubundi sinigeze kwanga kasha turaziranye anyway nta kundi mumeze mutese ahandi biti ahandi tumeze neza Trishi mwabimeze neza nta kibazo ndagenda nta kibazo usibye akabazo kamwe kakituzengereje akaye kabazo se ako nyine wasize ukoza ku gatendo wasize udukureba ahubwo ndimo gutekereza byancanze ukuntu umuntu yazongera byancanze rwose uriya mugabo sinzi ahantu namuhera sinzi ikintu nakora kugira ngo kampani ngaruke mu maboko nanjye wumve ngo bisa nkaho ndi kwibura bisa nkaho ndimo kwibura rwose nagiye ibintu bimeze neza garuka ibintu byarajemo akavuyo kenshi ahangaha ibintu byose byabaye deplase nahoze kare nzenguruka ndimo kureba ariko nta kintu kiri mu buryo urumva nasize ibintu biri ku murongo murabizi ahantu byari bimaze kugera kampani n'imikorere hanyuma nagarutse nsanga ibintu byose byarahindutse abakozi bamwe nabo ntabonye sinzi niba barirukamwe sinzi niba bari mu makonji ni ukuvuga ngo ibintu byose byarahindutse completely urumva rega n'ubuyobozi busa nkaho bwahindutse so niyo mpamvu gusa ariko ngo ikintu kimwe iriya kanzu nayo nshaka iriya kanzu nabonye wanyoherereje iriya we wapi oya atari nziza se sheri iriya kanzu we tugomba kuzambikwa n'umudozi wabyize hanze mu Butaliyani arahari kandi akatwambika imyenda itarigeze yambarwa n'abandi bantu cyangwa idasa n'iy'abandi ihariye itameze nk'iy'abandi rwose ndetse ntabwo uzi ko ubukwe ari ikintu kiba muri bimwe mu buzima bw'umuntu ushobora gukora ubukwe inshuro nyinshi ariko buri bukwe bwa mbere aba ari ubwa mbere ndabizi sheri kandi uko bishaka aba ariko bigenda mugabo mwiza ugomba gutangira kwitoza kumumagara mugabo wanjye mwiza kuburyo n'ubyumvishije amenye ko uri umugabo uri kuvuga nkaho umugabo mwiza si bwo wamenya ari uw'umugabo uri kuvuga
yego umugabo wanjye mwiza. si cyiza nuko waje kandi ndakeka Tracy nta gisubizo waba udufitiye. Anyways, igihe ikintu ndashaka kukumenyesha igihe watangaga like impapuro uzihereza Shalom wamuhaye yes impapuro z'iyi company wamuhaye kopi ntabwo ugize umweza original papers gusa njya muri Korea bansabye kujyana original papers ntabwo uri nari wumva we what do you mean wowe nagusigiye kopi nasize kopi then njyana original wajyanye original ni nayo bivuze ngo amakopi ya original uracyafite really cyane ndayafite ntabwo bibaho ntabwo bibaho Tricia cyane sure oh my god ntabwo nzi ikintu naguhemba ntabwo bibaho nagombaga kubikora Urabitegereje ko garuka rero. no mu makanya gato Ati ngaha rero mbwira gira inkuru. Alice umeze neza? Kereka nugira icyo umbwira kikangira neza. Ako ndabona wishimye. Bonge mpora nishimye. Ariko n'akazi kenshi. Ndabyumva. Wiyumva ute uramutse ubwiye inkuru nziza yuko Cedric ashobora kuba agiye kuboneka? Oya. Raki oya se numbwire ko inzozi zanjye zigiye kubivamo. Yego. Birashoboka cyane. Hehe ari ngo mutejya kumureba. Ni ukuvuga ngo rero amakuru ahari nuko Cedric rwose agiye kuboneka muri ubu buryo. Bebe nawe ni mu gikoma. Ndavuga nuko haba hari ibintu byinshi nyine byamugije. Twagira ngo Shalom neza yaraje ntawe ujya mu mutwe agukoroga bitarirangira turi kukuvugisha ni ibibazo kugira umuntu akuboneye n'ikindi. Shasha rumwe nuko amuvugira se rero mukayizana kandi ahubwo se ntubyumve nabi. Bikize nta kintu buriya Alice yaba yarapanze ku bijyanye kubwira gute nta bintu Alice yaba yaraduhishe cyangwa yaragiranye umubano udasanzwe tutamenye na Shalom. Ntabwo ibyo bintu waba ubiziho ko uri musaza we ubwo nubwo utambwira byose ariko byibuze ibyo byo wabimfashamo. Ndabizi byose mu by'ukuri ntabwo nyine nubwo umubano waba uhari ariko Alice mu by'ukuri nta na rimwe yigeze yiyumvamo Shalom. Ni ukuvuga ngo CCTV kamera zacu zamubonye ahantu ari gusohoka igipangu. Hehe subwo aho hantu rero ni hahandi se wari wambwiye ubushize. Ni hahandi kandi naramubuze wasanga hari igipangu ntagezemo. Oya ntugire ikibazo ni hahandi ahubwo ndibuze kugwa location ndetse ngo he n'igipangu turaza kugaragaza nimero iri ku gipangu kugira ngo uze kugenda utayo ntuyobe ugende ujye kurebayo numubura tuzaniyizira kumureba. Yo mana yagira ko Imana ifashe simubure ahubwo uri bumve nimero z'igipangu udatekereza ntari kuko yes ndaguha location no ku gipangu ndetse turagaragaza nimero y'igipangu uzagenda rwose winjira ubaze. So nutubwira kutambonye rwose tuzaza tukugufasha kumureba kandi azaboneka niho ari. Urakoze cyane Raki. Urakoze pe ndagushimiye. Nta kibazo n'ukuri. Mukora akazi gakomeye. Ni akazi. Yego. Ni akazi duhemberwa. Dukora buri munsi. Urakoze. So hari urakoze rero reka nze ndebe ukuntu nze nguhereza urumva wagiye ryari
umva njye nkora n'ubu ndahita ngenda. Okay, urahita ugenda. Ntabwo nshobora kumva amakuru ya Cedric ngo nkomeze nicaye. Reka nze nguhe location cyane. Uze kujya kureba uraza kutubwira ko uraza gusanga bimeze. Wow. Gakoze cyane Lucky. So, sawa rero ari. Sawa meze. Gira amahoro. Namwe. Hari icyo mbiziho gusa ukuntu bimeze nyine Alice cyangwa umwana naganiriye urushize. Alice ari kunyura mu ntambara ikomeye niko nabivuga. Ku buryo n'ubu ngubu ukuntu barimo barategura ibintu by'ubukwe ndahamya nashidikanya ko bizaba ibintu bikomeye kuri twebwe n'iyindi ntambara tugiye kongera guhangana. Bitewe n'uko mu gihe ubukwe bubaye Cedric Alice ataramubona. Harimo ko Alice ku munsi w'ubukwe bazamubura. Ikindi kintu kindi ari cyo kintu kineye ubwoba nanjye njya ntekerezaho nkumva ndahangayitse nuko Alice ashobora kwiyahura. Just kumva ko we icyo akeneye agomba kukigeraho. Ibyo ni mu gihe Cedric azaba ataraboneka kuko njyewe ikintu nakoze nzi ko ndimo ndakemura ikibazo nuko nasabye Alice kwihangana ku byo bamubwiraga nyine byose byerekeye ubukwe nanga ati ibyo byemera ndabizi ko Cedric azaboneka mbere y'ubwo bukwe buba. Ariko mu gihe byabaye ubwo bukwe bukagera atarabona Cedric ngizo ni expectation mfite kano kanya nzi neza ko ibyo bintu agomba kubikora. Kwihangana ndumva mutorohewe kuko nawe nari ndi kwibaza ko imyiteguro y'ubukwe yiteguye. Aka kanya nanjye birampangayikishije. Ibi bintu by'ubukwe nyine byajemo ntabwo ndabyakira nanjye ubwanjye kuko ndi kubona ko ari ibintu bije gusenya umuvandimwe. Ariko reka nta kundi nyine umuntu ategereza ibintu bizavamo kuko still nawe urabona ko turacyari gushakisha. Nizera ko basi Imana izadufasha. Hey sister, bite?